twagize ibyago twicirwa n'umuryango wacu wose urapfa, ariko Karasira Aimable we yarambwiraga ati nabuze umuryango wanjye kuva ku babyeyi bose na mama na papa, ariko akambwira ati wiciwe n'inkotanyi. Ariko inkotanyi nubwo zakwiciye wabuze nuwaguha ubuvugiro bwo kubivuga. Nge rero ndabivuga, nibashaka nanjye bazanyica. Ibyo mukuru wanjye yambwiye kenshi nabona ko ari nabyo azize, n'abantu bose babizi babimenye ko badashidikanyije tuhuritse kandi tukaba tubabaye. Amahoro. Yesu ashimwe kandi ataye mu mitima yacu. Nongeye kubabwira abantu bose badukundaga njye na Karasira Aimable, twasigaye turi imfubyi, dusigara nta muryango, dusigara nta muntu twitayeho. Noneho bari batuzi mu makaritsiye yacu, baravugaga ngo aba bantu ko babana nk'ubu uwagira icyo abavugaho cyiza ni iki. Nta muntu wakunze kutugaragariza urukundo tukiri imfubyi. Noneho tukajya tubona akavuga ngo isi yaramwitaruye nabi, akavuga ngo isi ntimukunda cyane. Baje hari umubyeyi yigeze kumpa, ni umubyeyi wandeze, bamwita Mama Kibebe. Twari twabaga hariya aho bita ku Musigiti. Hano nabonye harimo n'umumama nzi bita Mama Ndogo, nawe wenda mwaza sinzi nimba yaje uno munsi. Mama Ndogo sinzi nimba hari abamubonye, akavuga uburyo twabanye, ariko Karasira yaramubanye mwiza. Nk'amafaranga y'inzu yayishyiraga igihe, ibi byangombwa byose twaba tugiye kwishyura nka yaba agiye nko kunyishyura provisoire, tukishyura na fagitire yacu, ibintu byose byacu bikagenda mu nzira nziza. Noneho twebwe tumara kubana na Karasira Aimable, baje kuvuga ko tutikunda, bavuga uburyo dusangira n'abantu kandi abantu bose bamukundaga. Noneho nagira ngo abafite Bibiliya bandebere muri Yohana ibice 3 kuva ku mutwe wa 3 kuva ku murongo wa mbere, dusomere. Reka dusome ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 3, tuve ku murongo wa mbere tugeze ku wa 3. Hari umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu. Ni isomo ngira ngo buri muntu wese afatireho, uje kudufasha muri kino kiriyo atahabizi. Nk'ubu icyo dusabwa nta kindi kugira ngo tuzabone ubwami bw'Imana, turasabwa kuva haraho Yohana yababwiye ati utambaye inyama n'umubiri n'amaraso, uwavutse bwa kabiri akabya atari kubwo kuva ku munda y'umugore, akavuka akabikiremwa gishya, niwe uzabasha kubana nanjye mu bwami n'ubugingo bw'iteka. Dusaba Imana tuzashyingurwe twese turi abera, kandi dusaba Imana impano y'Umwuka Wera. Twese inzira yacu ni urupfu, kandi twese ingororano yacu ni urupfu, ariko icyo dusabwa nta kindi ni ugushikama. Ngiye gusoza rero, mbabwira ibyo mukuru wanjye yambwiye
kenshi nabona ko ari nabyo azize, n'abantu bose babizi babimenye ko badashidikanyije tuhuritse kandi tukaba tubabaye. Nkiri umwana naramubwiye ni ese mukuru wanjye ni igiki kigutera agahinda, ni iki kigutera gushavura? Arambwira ati urabona tubuze umuvandimwe wacu. Jenoside ijya kuba yarabaye nari mfite imyaka 4, ariko nabonye urupfu rw'umuvandimwe wanjye murumuna we uwo bitaga Tuyisenge Emmanuel. Igisasu cyaraje cya Katyusha gikubita ku ruhande rwe, ekara zimukubita mu nda, zimukubise mu nda bamujyana kwa muganga. Bamujyanye kwa muganga banze biranga nawe arapfa. Niho yahuriye no kubabara kuko yikoreye umurambo we n'amaraso amumeneka mu maso. Noneho etape ya nyuma amashuri yize kuri seminaire Ndera. Yabanje kwiga primaire aho bita kuri EPA hano musi yo kuri Gatagara. Yiga primaire kuri EPA, yiga tronc commun kuri seminaire Ndera, yiga na O level ayiga lycée de Kigali, yiga na kaminuza Catholic University, yiga na UNR. Akinana na Maître Karate Sinzi, umuvandimwe wacu bakinaga Maître Karate Sinzi. Akajya mbwira ngo baranyima umukandara wo muri karate umbereye. Kubera iki? Kubera ibyago twagize ibyego, ariko tujye twivugira ahantu neza. Twagize ibyago twicirwa n'umuryango wacu wose urapfa, ariko Karasira Aimable we yarambwiraga ati nabuze umuryango wanjye kuva ku babyeyi bose na mama na papa, ariko akambwira ati wiciwe n'inkotanyi. Ariko inkotanyi nubwo zakwiciye wabuze nuwaguha ubuvugiro bwo kubivuga. Nge rero ndabivuga, nibashaka nanjye bazanyica. Kwiringira kugeza gikuzagerayo ku munsi uhoraho. Murwanyi Nagira ngo amasaha arimo aragenda yegera. Umuvandimwe wa Karasira akeneye urukundo, akeneye ko abantu bamuba hafi, akeneye ko abantu bamusengera, akeneye ko abantu bamwitaho. Murabibona ko ikivi kiracyakomeza cyo kwitaho murumuna wa Karasira. Mu rwego rwo kugira ngo ducunguze uburyo umwete, numva tuhatangira umuhango watuzinduye wo gusezera Karasira, hanyuma tukerekeza ku rusengero. Ndumva tuhatangira. Ubwo turanyura kunyura hano, turanyura hano tuzenguruka.
twagize ibyago twicirwa n'umuryango wacu wose urapfa, ariko Karasira Aimable we yarambwiraga ati nabuze umuryango wanjye kuva ku babyeyi bose na mama na papa, ariko akambwira ati wiciwe n'inkotanyi. Ariko inkotanyi nubwo zakwiciye wabuze nuwaguha ubuvugiro bwo kubivuga. Nge rero ndabivuga, nibashaka nanjye bazanyica. Ibyo mukuru wanjye yambwiye kenshi nabona ko ari nabyo azize, n'abantu bose babizi babimenye ko badashidikanyije tuhuritse kandi tukaba tubabaye. Amahoro. Yesu ashimwe kandi ataye mu mitima yacu. Nongeye kubabwira abantu bose badukundaga njye na Karasira Aimable, twasigaye turi imfubyi, dusigara nta muryango, dusigara nta muntu twitayeho. Noneho bari batuzi mu makaritsiye yacu, baravugaga ngo aba bantu ko babana nk'ubu uwagira icyo abavugaho cyiza ni iki. Nta muntu wakunze kutugaragariza urukundo tukiri imfubyi. Noneho tukajya tubona akavuga ngo isi yaramwitaruye nabi, akavuga ngo isi ntimukunda cyane. Baje hari umubyeyi yigeze kumpa, ni umubyeyi wandeze, bamwita Mama Kibebe. Twabaga hariya aho bita ku Musigiti. Hano nabonye harimo n'umumama nzi bita Mama Ndogo, nawe wenda mwaza sinzi nimba yaje uno munsi. Mama Ndogo sinzi nimba hari abamubonye, akavuga uburyo twabanye, ariko Karasira yaramubanye mwiza. Nk'amafaranga y'inzu yayishyiraga igihe, ibi byangombwa byose twaba tugiye kwishyura nka yaba agiye nko kunyishyura provisoire, tukishyura na fagitire yacu, ibintu byose byacu bikagenda mu nzira nziza. Noneho twebwe tumara kubana na Karasira Aimable, baje kuvuga ko tutikunda, bavuga uburyo dusangira n'abantu kandi abantu bose bamukundaga. Noneho nagira ngo abafite Bibiliya bandebere muri Yohana ibice 3 kuva ku mutwe wa 3 kuva ku murongo wa 1 dusomere. kwiringira kugeza uzagerayo ku munsi. Reka dusome ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 3, tuve ku murongo wa 1 tugeze ku wa 3. Hari umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu. Ni isomo ngira ngo buri muntu wese afatireho, uje kudufasha muri kino kiriyo atahabizi. Nk'ubu icyo dusabwa nta kindi kugira ngo tuzabone ubwami bw'Imana, turasabwa kuva hari aho Yohana yababwiye ati utambaye inyama n'umubiri n'amaraso, uwavutse bwa kabiri akabya atari kubwo kuva ku munda y'umugore, akavuka akabikiremwa gishya, niwe uzabasha kubana nanjye mu bwami n'ubugingo bw'iteka. Dusaba Imana tuzashyingurwe twese turi abera, kandi dusaba Imana impano y'Umwuka Wera. Twese inzira yacu ni urupfu, kandi twese ingororano yacu ni urupfu, ariko icyo dusabwa nta kindi ni ugushikama. Ngiye gusoza rero, mbabwira ibyo mukuru wanjye yambwiye
kenshi nabona ko ari nabyo azize, n'abantu bose babizi babimenye ko badashidikanyije tuhuritse kandi tukaba tubabaye. Nkiri umwana naramubwiye ni ese mukuru wanjye ni igiki kigutera agahinda, ni igiki kigutera gushavura? Arambwira ati urabona tubuze umuvandimwe wacu. Jenoside ijya kuba yarabaye nari mfite imyaka 4, ariko nabonye urupfu rw'umuvandimwe wanjye murumuna we uwo bitaga Tuyisenge Emmanuel. Igisasu cyaraje cya Katyusha gikubita ku ruhande rwe, ekara zimukubita mu nda, zimukubise mu nda bamujyana kwa muganga. Bamujyanye kwa muganga banze biranga nawe arapfa. Niho yahuriye no kubabara kuko yikoreye umurambo we n'amaraso amumeneka mu maso. Noneho etape ya nyuma amashuri yize kuri seminaire Ndera, yabanje kwiga primaire aho bita kuri EPA hano musi yo kuri Gatagara. Yiga primaire kuri EPA, yiga tronc commun kuri seminaire Ndera, yiga na O level ayiga lycée de Kigali, yiga na kaminuza Catholic University, yiga na UNR. Akinana na Maître Karate Sinzi, umuvandimwe wacu bakinaga Maître Karate Sinzi, akajya mbwira ngo baranyima umukandara wo muri karate umbereye. Kubera iki? Kubera ibyago twagize ibyego, ariko tujye twivugira ahantu neza. Twagize ibyago twicirwa n'umuryango wacu wose urapfa, ariko Karasira Aimable we yarambwiraga ati nabuze umuryango wanjye kuva ku babyeyi bose na mama na papa, ariko akambwira ati wiciwe n'inkotanyi. Ariko inkotanyi nubwo zakwiciye wabuze nuwaguha ubuvugiro bwo kubivuga. Nge rero ndabivuga, nibashaka nanjye bazanyica. Kwiringira kugeza gihuzagerayo ku munsi uhoraho. Umurwanyi ndagira ngo amasaha arimo aragenda yegera. Umuvandimwe wa Karasira akeneye urukundo, akeneye ko abantu bamuba hafi, akeneye ko abantu bamusengera, akeneye ko abantu bamwitaho. Murabibona ko ikivi kiracyakomeza cyo kwitaho murumuna wa Karasira. Mu rwego rwo kugira ngo ducunguze uburyo umwete, numva tuhatangira umuhango watuzinduye wo gusezera Karasira, hanyuma tukerekeza ku rusengero. Ndumva tuhatangira. Ubwo turanyura hano tuzenguruka.